Bite inshuti zanjye, nizere ko mumeze neza nk'uko mpora mbibifuriza. Nitwa Christine Nyirahimana. Uyu munsi tugiye kuganira ibintu wakagombye kugira cyangwa se wakagombye kumenya mbere y'uko uza muri Canada. Icya mbere ni ukumenya indimi ebyiri dukoresha. Hano dukoresha Icyongereza n'Igifaransa. Utamenya Igifaransa ukamenya Icyongereza aho birashoboka. Nka province mbamo ni anglophone, ariko province za Quebec, Quebec City na Montreal barani muri francophone. Ubayemo rero uri umwanglophone, ahanini kenshi na kenshi kubona akazi hariya ntabwo byoroshye, bisaba kuba uzi France. Nanone ariko uje hano uvuga France ushobora kwiga Icyongereza, kandi ndibaza ushobora kwiga Icyongereza, ariko no muri Quebec ushobora kwiga France. Ikindi kintu ushobora kumenya ahanini no uje nk'inaha, uramutse ufite nka permis de conduire, iyo twita driving license yo muri Afurika, iyo ugeze hano ntago utangira nk'uko abantu badafite permis de conduire bakora. Ntago utangirira muri zero, hari class utangiriraho. Bashobora kuguha gukora ikizamini cyo gutwara mu muhanda gusa udakoze icya theory. Ikindi kintu nanone, ugeze hano muri Canada nk'abantu bari mariye, yewe bankuraja kutagendera mu bigare cyane, kuko iyo ugendeye mu kigare akenshi na kenshi ingo zirasenyuka, kubera hariho abantu baba batishimiye abantu bari mariye, yenda barabaye divorce, bakumva ko nta bandi nabo bashobora kubaho neza. Ubishoboye ukamenya abantu mugendana nabo abo ari bo, ukamenya inama bakugira izo ari zo, ntibakubwire ngo nawe ugahita ufatiraho. Bakakubwira ati par exemple, akakubwira ati nudivorce umugabo wawe, guverinoma izaguha amahera yo kwita ku bana, n'umugabo azajya guha. Nshuti zanjye, yego guverinoma irayaguha, ariko irayaguha yo kwita ku bana, apana yawe. Kuko baramutse basanze umwana adafite sante nziza, bakubaza aho amafaranga wayashyize. Ari amafaranga batanga ni danje cyane. Niyo mpamvu mujya mubona kenshi mbereka ibyo naguze, kugira ngo hagize ikintu kiba ku muhungu wanjye baba basanga ati okay, afite ibyo kurya mu rugo. Bakurikirana n'umuganga wanjye, umuganga wa famiye wanjye niwe w'umuhungu wanjye. Muri make akenshi na kenshi nko mu mwaka njya gukoresha ibizami umubiri wose, amaraso, za intestine, ibintu byo mu nda byose, ibintu muri make nkamenya physique y'umwana wanjye uko yifashe, yaba afite nk'isukari iri hejuru, tukamenya uko tubigenza, kugira ngo hagize ikiramuka kibaye bakajya ku muganga wanjye bagasanga umwana atameze neza, adafite sante nziza, cyangwa se afite imirire mibi, barankurikirana, bambazaho amafaranga bampa y'umwana aho ajya. Niyo mpamvu akenshi na kenshi mujya mubona naguze ibintu by'amavegetable menshi, cyangwa se imbuto nyinshi, ibintu muri make ibyo mubona nteka hano mba nkurikiza ibyo muganga yambwiye, ati umwana ameze gutya, dunyura aha, mbega turakorana gutya. Hagize ikiba rero bakaza bagasanga mfite ibyo kurya mu rugo, bagasanga umwana afite sante nziza mu muganga wa famiye, aho nta kibazo baba bamfiteho. Nk'ubu ni umutineja, nyine biragoye gukontorora umutineja ibyo adashaka nyine, ariko dukorana agiye n'umuganga wanjye wa famiye. Niyo mpamvu mbabwira nti amafaranga guverinoma itanga ni danje, yego barayaguha, ariko umwana iyo agize ikibazo bagasanga afite imirire mibi, nshuti zanjye, baragukurikirana bya danje. Ikindi kintu nanone, hari benshi batifuza ko abandi babayeho neza, ababaye divorce kubera ababashutse. Hari benshi nzi, hari kandi nyinshi nzi hano, abagabo barabazanye hano mu gihugu, bagendera mu kigare. Abantu barabwira ati we divorce umugabo wawe, guverinoma izaguha inzu, guverinoma izaguha amahera, babaha histoire ya hatari. Basa divorce.
bakajya baraza abagabo babo ku nkeke ngo nibabahe divorce, babaha impamvu ziri crazy, ziri bizarre kugira ngo bakunde babone divorce. Bamaze kudivorce nshuti zanjye, ntibamaze n'amezi 2 babonye ko bibeshye, batangira kugaruka ku bagabo bati tubabarire tugaruke mu rugo twaribeshye. Abagabo ati sha oya, niyo wateka ibuye rigatota byose si bishoboka, ntibibaho, ntabwo ushobora bana hari abo bahamagariye polisi bababeshye bakabakura mu nzu da. Niyo mpamvu mbingenga nshuti zanjye, ndabakunda murabizi, yego rimwe na rimwe ndabakarira, ariko nibyo ntihazagire nugere naho uri famiye, please s'il te plaît, gerageza wubaka urugo rwawe. Uje kubaka ntabwo uje kugendera mu kigare. Wazanye n'umutware wawe cyangwa se umutware araje arakoze araguparena. Uzi guparena umuntu ukuntu bihenda? Hari amadolari bagusaba ko ufite kuri konti nk'ibihumbi 10 by'amadolari cyangwa 20, kuba ufite kuri konti kwerekana kuzitangira umugore wawe, niba ufite n'abana kuzita kuri abo bana, ukabarihira minerva byose, warangiza ukagera hano ukaca mu byatsi. Ay seriously, kumvikana twige ku Jesus is Lord. Guys, murabizi ndabakunda, ariko rero hari ibintu njye mbona umuntu abantu bakora nkumva Yesu we, nkumva birambabaje s'il te plaît. Birambabaza kubona umuntu ageze hano, umugabo yayishyushye kuya, yakoze amajoro n'amanywa, agakora za overtime cyangwa se amasaha arenze, agafata amashift atagombaga gufata kugira ngo akugeze hano. Wagera hano ukagendera mu kigare, bakakubeshya, wamara gutandukana nawe ugatangira kurira ngo mbabarira ngaruke mu rugo. Uragaruka mu rugo kugira ute? Wahavuye utahareba se? No, twumvikane, ndabizi ntihagire unkubita, ariko ndabakunda. Ni inama nabagiraga kuko ngiye mbona amaka menshi hano, mbabwira ibyo mbona, ntago najya kubabwira ibyo muri yose atariho ndi, kandi mbabwira ibyo mfitiye preuve. Yego amafamiye ntago nabwira ngo ni kanaka ni inshuti zanjye, ntago nabashyira kuri social media, ariko rero ndabinginze nongere mbinginge, mugeze hano please mwige kubaka. Cyangwa se umuhungu araje yimariye nawe, ugeze hano hati ntago nagukunze, nishakiraga residence, permanent residence, iriya karita ya residence. Nshuti zanjye, ubeshye gutyo umuhungu akagenda akavuga ati uyu mukobwa yarambeshye, bahita bagusubizayo. Nta bintu byinshi, kuko iyo ni scam. Ni nka bimwe by'abantu biba kuri za social media, akaguhamagara akakubeshya ikintu nawe ukohereza cash. Twumvikane, twige kubahana, twige gufashanya, twige gutezanya imbere, kuko kugira ishyari rya mugenzi wawe uteye imbere ntacyo bizatugezaho. Nshuti zanjye, niba ibyawe byarakunaniye, reka gusengiza abandi. Ikindi nanone, ubishoboye kugera hano, ndabinginze, niba wakoraga muri office i Kigali cyangwa se mu kindi gihugu, ntuzumve ko nugera hano muri Canada uzahita ujya muri office. Uhera hasi kujya gukubura gakoropa. Hari benshi bazana abadamu babo bagera hano ngo nakoraga muri office i Kigali, ntago najya gukurirwa nkoropa amatoilette ngirana. Aho niho uhera nshuti zanjye, niho ukura ubumenyi cyangwa se experience yo gukora hano muri Canada. Nanjye niho nahereye, nirirwaga nkubura mu mashuri, mu ma office, nkorera mu toilette kugira ngo mbone experience. Aho hose nakoze, ubu nyine iyo nsabye akazi nshyiraho reference yabo, bakabahamagara ati ya Christine twarakoranye, yari umwana mwiza, ibiki n'ibiki. Ibyo bavugana ntabyo nzi, ariko nzi ko bampa reference nziza. Ndabinginze rero twikuremo mentalite zo muri bihugu by'iwacu.
nanone abantu bari mariye mumbabare ntiyahinze ku bantu bari mariye umunsi nuko nzi ko ari ka nyinshi zigera hano ugasanga zizanyemo ibibazo. Abantu bari mariye muri Afurika dufite abakozi hano muri Canada cyangwa se USA, ndabizi mfite inshuti nyinshi muri USA kandi aho narahanyuze nzina. Ndabinginze bantu muri mariye ikuremo ko nugera hano uzajya wicara ukareba televiziyo mu gitondo ukajya ku kazi ukagaruka ukongera ukicara imbere. Hano nta bakozi tugira inshuti zanjye. Hano ushobora gukora ijoro umugore agakora amanywa, cyangwa se ugakora amanywa umugore agakora ijoro, cyane cyane iyo mufite abana bakiri batoya. Ntago mwabasiga mu nzu bonyine batarageza 18. Njye nemerewe gukora kugeza saa 5, ariko ntago nemerewe gukora nyuma ya saa 5 kubera umuhungu wanjye aracyari mutoya. Yego yujuje 16 ariko ntashobora kwiraza mu nzu wenyine. Ubwo rero ndabinginze mutangire kwiga guteka, kuko nugera hano nta wundi uzajya ateka uretse wowe n'umugore wawe, kandi umugore ashobora kuba afite shift y'amasaha 12. Ubwo urumva rero guhagarara amasaha 12 yarangiza akazi akajya mu gikoni wiriwe wicaye mu nzu, cyangwa se uvuye ku kazi kare. Mufashe inshuti yawe, no mufasha, ntago ari umusireve wawe, ntago ari imbata yawe. Niryo jambo mufasha, ntago ari twumvikane, twige kubahana, twige gutezanya imbere. Ndabinginze ndabakunda, murabizi ikintu cyose information zose nzajya menya nzajya nzibaha. Ariko rero ndabinginze bantu muzaza muri mariye, situple irinde ikigare. Ari umugabo ari umugore mwirinde ikigare. Yego simbabuje kugira inshuti, ariko mugire ubwenge nk'ubwinshira. Abagusegera ukabona nazamuzitsa ntago ari bo bana beza, menya bugendana nabo. Umuntu nakugira inama wicare mu cyumba tikanaka yambwiye gutya, ariko buriya mbigenje kuriya byaba ari byiza cyangwa byangirira ingaruka mbi. Arambwira ngo ntandukane n'umugabo. None guverinoma zampaye kuriha inzu, amashanyarazi, impe kuhahira abana, amatransport y'abana, ibiki n'ibiki. Koresha ubwonko bwawe inshuti yanjye, pana kumva we kanaka inshuti yanjye. Yenda uwo muntu mubaye inshuti no mwabanaga muri Afurika, yenda mwariganye. Ibihe byarahindutse inshuti zanjye. Wowe witaga inshuti ubu niwe mwanzi wawe wa mbere, kandi bamwe bagusekera ukabona zamuzitsa. Sha narize ebana, apana kwicara mu ishuri ry'ubuzima. Abantu baranyigishije sha. Ubu ni yindi story, nshobora kuzakora video yabyo, kuko narize kuko abantu nizeraga twahuraga bagaseka bakagera hano, nibo bantu bankoreye ikintu bamvugaga, kandi twahura ugasanga nabasheri banjye. Ndabinginze rero mwigire muri experience yanjye, kuko abo nitaga ngo nabasheri twitana amahasa nibo bantu banciye inyuma ebana, bakanyambika icyasha kimwe cyahatara, abandi bakambwira ati gendera kure y'aba bantu mugendana. Nkumva ko ari abantu beza nyine badashobora kugira ikintu bankorera. Guys, ndabinginze mugende. Kandi niba uri murashaka vizo yo kuzina, reka kubigira publicité inshuti yanjye. Isi yarahindutse. Waba wita inshuti nibo banzi bawe, ukavuga uti Yesu we, inkuru mfite ntago nakwihangana ntayibwiye kanaka. Umuyibwira mugatwenga ne uzaca hahandi akajya mu bakuru akajya kubibloka byose. Twige kugira ubwenge nk'ubwinshira, kandi twige gukundana, pana ibintu by'uburyari. Hari abantu benshi bavuga ati igihugu iki niki, ebana ati abantu baho n'indyarya. Mana, twige gukundana sha, twige gukundana. Anyway, reka mbareke rero, ubwo tuzasubira muri video itaha.
ndabizi ko iyo tuvugana nyine guceceka ntabwo byoroha cyangwa se kurangiza video navuga nkazageza n'ejo bundi, ariko rero reka tube turekeye ahubwo tuzasubira muri video itaha. Yari Christine Nyirahabimana. Bye guys.